Amahoro y'Imana abe kumwe abakunzi ba ONT TV and Radio aho muri hose mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko abari hano aho bitazakabuga. Abakabuga turabaramukije igitondo cyiza. Sinakwibagirwa n'abandi mwese mukunda iki kiganiro ni radio na televiziyo ONT. Uyu munsi rero nkuko mubibona hano ntabwo ndi muri studio, ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye, ntabwo namuvuga izina kubera ko arakuze bihagije, nawe ashaka kubibwira. Ni umwari uburyo muga muracyumva mwebwe namwe mukiri abahungu. Wakwibwira abakunzi ba ONT TV and Radio? Ndabasuje cyane abaduteze amatwi, bateze amatwi ONT TV and Radio. Njyewe tugiye kubana nishyuye Pascaline. Uri kwivuga nkaho uri umunyamahanga cyangwa umutumirwa? Uyu ni umunyamakuru turakorana, ahubwo nuko amazi iminsi ataboneka, kwari kugira ngo yibutse abari basanzwe bamuzi ariko bamaze iminsi batamubona. Pascaline, umeze neza? Turabona wambaye neza umunsi, urasa neza iki? Muri make rero tudatinze duhora tubazanira ibishya, sibyo Pascaline, cyangwa hari ikindi gishya wazanye uvuye muri vacances? Ni ibishya gusa, twe ni ibishya duhora ari ibishya. Ubwo nyine arakiduhisha icyo gishyashya, ariko muri akanya tugiye kujyana ikiganiro, tugiye ku kiganiro tubugirane, tugiye kuvuga ku kintu cyitwa ibishego. Igishego, iyo uvuze igishego mwumva iki mwebwe mu byumva, cyane cyane urubyiruko, kuko abantu bakuze ntabwo kuvuga igishego na ko ati ibyo ni biki wa mwana. Pascaline, iyo uvuze igishego tugisobanure dute? Igishego, cyumva ijambo igishego njye ndumva atari n'Ikinyarwanda, sinzi ngo nabivuga ni Icyongereza, ni Igifaransa. Ijambo igishego ni muri za mvugo mbese z'ubu ngubu, twabyita hariya ni babita Niger, ko ni slang z'urubyiruko rw'uyu munsi. Uyu munsi muri iyi minsi hari akantu kari gutrendinga k'umuntu witwa kuri za social media, k'umuntu witwa Safari. Safari ngo ni umworozi w'iyo za Nyagatare, iburasirazuba, ni nk'aho iburasirazuba, ntabwo nibuka neza ariko umurenge ni Nyagatare, ngo ni mu kagari ka Mushenyi. Hari ibintu bimaze iminsi bitrendinga kuri social media, bivuga ngo Safari ngo yatewe akajwiga abashinzwe umutekano ba daso, ngo yaraje. Ni ibintu birebera ko bye, ntabwo ari ibanga byanyuze ku social media. Ubu hariho akantu bita ngo gusafaringa. Ubwo igishego cyaba kije nko muri iyo sansi yo gusafaringa. Ntekereza ko ibyo gusafaringa ubwo byaturutse nyine kubwo babonye iyo nkuru ya Safari. Cyangwa ibyo bintu nyine Safari yagiye. Urumva ko harimo Safari bakahita ngo ni gusafaringa. Ubwo urumva ko nuko bimeze muri make. Muri Misiri rero hari ibintu byitwa ibishego byakwirakwiriye hose. Hari abakina za comedies, hari abakina indirimbo, hari n'abakina ndetse n'amafilimi. Ngo ibishego ngo bifasha gutwika. Urubyiruko nyine akenshi usanga navuga ngo wenda nibwo nyine muri iki gihe urabona barabyiharaje. Usanga mbese barabigize nk'imvugo yabo ahubwo nk'umuco. Iyo niko nabibona hari. Bafasha bihinduza umuco, nyine umuco ahubwo uragenda barawutabirangira. Muri make rero tugarutse wenda ku ijambo igishego mbona ari ibya bikorwa kugira ngo bikurure abantu. Urumva ibintu bikurura abantu wenda ibyo ari cyane cyane nk'urubyiruko, kuko hari nk'abantu bakuze bo mu myaka 50 gusubiza hejuru, hari ibyo bashobora kureba nk'ayo mafilime n'izo ndirimbo, hari ibyo bashobora kureba ko bati biriya ni ibiki. Ariko urubyiruko usanga cyane kuko ari rwo rukoresha social media, ari rwo rukurikira kuri za YouTube, za Instagram, za feed, ibyo byose niho urubyiruko dukunze kujyaho, ugasanga rero rwikunda ibintu nk'ibyo ngibyo. Nanjye navuga ko n'ubundi n'abariya babikora baba babikoranye kugira ngo rwa rubyiruko rubakurikiye. Cyane ko nabwo ari urubyiruko. Uyu munsi rero hari nk'indirimbo, nko mu ndirimbo cyane kuko nizo urubyiruko rukunze gukurikirana cyane. Hari nk'indirimbo
yitwa ntawe ndi kwibuka neza ariko nawe ushobora kuza kunyibutsa Samoya yaba ari Samoya ni Samoya Samoya ubwo siyo cyangwa ni none Samoya siyo kuri Melody ni abuse hari ahantu ajya atangira nigeze ndeba video yayo itangira yirukanka mbese yiruka cyane yinjira nko mu nzu ndetse nko mu cyumba ubwo rero tukabona ni Samoya ko wabona cyaje bijyanye no kudawuni yayihimbye ko kuri ndirimbo nzingo yasohotse muri cya gihe twari turi muri lockdown igihe cya Samoya cyangwa mbere yaho gatoya mbere yaho gato ariko ni nkaho byenda kwegera okay ubwo ukuntu agenda yirukanka ajya mu nzu urayibona niba warayirebye neza aragenda akirukanka ariko hari ahantu avuga ngo mfite sosiso mfite banana urakora choice ufata icyo ushaka sinzi uwo yabwiraga sibyo ariko ukuntu wabonye ukuntu abafashe ya sosiso mu kiganza abayifashe niba ari inkoni urayikubita mu kiganza gutya buriya kiriya kintu wowe nawe uracyarubyiruko ushobora guhagarara hano urubyiruko none ahangaha buriya kuriya gufata ngo mfite sosiso mfite banana none uko warayifashe ubona nk'abana buriya bimwinga iki kwe rwose waseka ubona kurikirana nzi ko abantu nkamwe rwose ibyo ngibyo nawe nzi ko mushobora kuba mwabikurikirana mukabibona ariko nyine abantu tubona bitandukanye bashobora kuba babona ibintu birimo wenda nk'urubyiruko rwo rushobora kuba barabona ibindi bintu ariko nk'umukecuru witambukiye ushobora kuba atarasobanukiwe neza biriya bintu yakoze nkamwe rubyiruko ese buriya mwebwe mubibona mute ukuntu abafashe iriya sosiso mu kiganza mubibona mute buriya nkamwe koko cyangwa mubona bimininga nk'iki noneho yarangiza ako kantu iyo karangiye ahita akomeza ngo uyu munsi ndadisitabinga abaneiba banjye ngo ntimugire ku rusaku muri bwumva uhita wumva akantu kanyigira sinzi akariko buriya cyangwa se ariko hari abantu benshi batari bakumva kuko nanjye hari umuntu wakambwiye ariko mbyibaza nuko wenda okay ariko nta kibazo muze urubyiruko cyangwa n'abandi bantu mukunda iyo ndirimbo ya Bruce Melody yitwa Samoya muze kumva ku kantu ngo uyu munsi ndadisturbinga abaneiba banjye ntimugire ubwoba ku rusaku muri bwumve none mwumva ku rusaku muri bwumve mwumva akantu agasaku gahita gakurikiraho ni nk'akantu k'amasegonda nk'abiri noneho muzatubwire muri komantene muzatubwire namwe uko muzatubwire uko wabyumva ubwo rusaku n'urw'iki cyangwa se umuntu yarashatse nko kuvuga iki ukumva rero ukurikije ukuntu iriya ndirimbo rero yagize yakunzwe n'urubyiruko nanjye ndimo mu rugo nawe urimo ariko nanjye hari akantu gusa ndayikunda ariko nyikundira mudundo ifite melody nziza ishobora kubyinika n'abantu bakuru bashobora bakaba bakabyina cyane ariko hari ngo kumva nawe ariko nzayikurikirana mwumve uzayikurikirane wumve gusa nyine umuntu yabanje kwitondera neza kumva amagambo arimo nzi ko ibintu birimo ni kabisa urubyiruko namwe rero mukurikira iriya ndirimbo ndagira ngo muzayikorere analyse muyikore analyse yayo noneho natwe muzatubwira hariya muri komantere simvuze wenda ngo umuntu azahurutire kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo ryayo ariko byibura muzakore komantere mukurikira ikiganiro turimo tugirana kuri iriya ndirimbo mukurikiye namwe noneho muzatubwire icyo mwese namwe uko mubyumva muri komantere hariya hasi tuzareba noneho ubwo tuzahuza n'ibitekerezo byanyu kugira ngo nitugaruka hano tuzagaruka dusoma ibitekerezo byanyu mbese buri wese azatubwire kariya kajwi cyangwa se kwa kudeti urusaku muri gume noneho banarebe impamvu cyangwa se batekereza impamvu yavuze banana ni sosiso kuki ari byo yafashe atafashe nk'inkoni cyangwa ngo afate wenda ariko hari n'abandi mwana bajya bazana ngo
ngo mikoro twibanze kurubika aho tubwira ngo twa mikoro ngo kuri mpande eshatu ngo kandi ngo mikoro ihora iregeye cyangwa ihora iregeye ibintu nk'ibyo ngibyo mu majyepfo aho hepfo ntazi ngo mu majyepfo aho hepfo ntazi aho hepfo mu majyepfo ni muri South Africa yavugaga se buriya nimba ari hasi kuzimu nabonaga cyangwa se nizahuye kuko ariho mu majyepfo hajya kwegera mu majyepfo kuri ubwo bazatubwire nubwo twibanze kuri Samoya gusa Samoya siyo twavuga ngo hagaragaramo ibishegu gusa hari izindi ndirimbo zirimo ibishegu bigiye bitandukanye nk'iyo gato twavugaga ngo mikoro hajya niyandera mikoro ni ya Davis ako mikoro nitugira amahirwe rero bari abasore twabatumira noneho tukagenda ikiganiro nk'icyo noneho bakatubwira mbese n'icyo bari bashatse kuvuga mikoro mu majyepfo aho ngaho cyangwa se mbese icyo ashaka ubusobanuro ashaka bakabyumvisha n'abamukurikira uti nashaka kuvuga iki cyangwa se bayigamije iki yes muri make rero urubyiruko ndagira ngo muri ziriya ndirimbo cyangwa se na ziriya movies ari amafilimi ya ziriya sinema muri sinema nyarwanda mureba hari nk'abantu bajya bakunda ngo bakurikira ziriya ari amafilime hari filime nigeze mbona yitwa hari Kinyafu High School Kinyafu High School uhita ubona niba ya meaning y'igishego kabisa igishego gibereye urubyiruko nyine ubona nk'aba bahanzi batangiye bazana ibintu by'ibishegu urubyiruko nyine nabwo ubwo rwarafashe rutangira nabwo nyine kubyinjiramo neza ni mu rwego rwo gutwika ngo ni ugutwika ngo mbese ngo hahiye koko ngo hahiye ayo materime uyu munsi wa none asigaye agezweho cyane hahiye koko birani byo ariko burya bashyushya rugamba abantu bashyushya rugamba burya hariya bitagora bashyushya rugamba abashyushya rugamba birani ni sawa ni udushya ni innovation z'urubyiruko hahiye n'ikinyarwanda ariko hari ushobora kugenda ukavuga uti hahiye biterwa no mu bibwira uwo ari we uti hahiye ahubwo mbona umuntu azatabaza koko ahiye ahishije inzu yavuga ngo hahiye bakagira ngo bijyanye no gutwika ibyo ari byo gutwika bikaba ari ibibazo agakomeza agashya ngo hadashya ngo nimureke hashya hazazimywa ryari asigaye nubwo tureba ayo reality zirimo noneho tukareba ariko ushobora kuvuga ngo hahiye kuko hari umuntu w'umusaza winyura ko ati niyo hahiye mwana muri make rero uyu munsi twavuga ku ijambo ibishegu nyine twibanze ku ndirimbo y'umuvandimwe Bruce Melody ariko nawe ameze neza muri iyi minsi arimo aratwika yawe rwose aragafashe arimo aratwika ageze ku rwego rwiza bamwe mu bantu bakora muzika nyarwanda ahangaha bari ku rwego rushimishije nawe muri showbiz cyane ni fire Bruce Melody komeza kabisa ukomeza aho ngaho ukomeza ujye imbere kabisa ukomeza ujye imbere turagushyigikiye kandi yebana kabisa turagushyigikiye cyane kabisa big up ariko buriya nitubona amahirwe yo kumutumira akanatwemerera kuko bitewe n'akazi kenshi aba afite ashobora kuduha arangiza uyu munsi ariko buriya nawe amaze kuba umu expert mu nka biriya kuko abantu benshi tuba tumureba cyane ibihangano bye bishimisha n'abantu n'akajwi keza akora Bruce wadana mu mushiki byiza sinavuga ngo uyu nawe nzi ko ari mu bantu bafite ijwi rwose riyunguruye wumva ko umuntu wese ariteze amatwi akavuga ati kabisa hari akantu azwiho cyane ngo ntabwo kariya kantu nawe karatwitse cyane muri make rero abakunzi ba oniti TV and radio uyu munsi twari twashyizwe ngo tuve ku gishegu cyane twibanda ku ndirimbo ya Bruce Melody ikindi wakongera
icyo nakongeraho kuri uyu munsi twavuze ku bishegu dushaka kugaragaza indirimbo zigaragaramo ibishegu, dushaka kubaza se ni iki ino ndirimbo yari igamije cyangwa se ni iki uyu muhanzi yarashatse kuvugamo. Ni ubuhe butumwa itanga? Yego, ni ubuhe butumwa itanga cyangwa yigisha abari hanze. Yego, ni kimwe. Rero nkavuga ati icyiza ni uko twazatumira abo bantu bakazabana natwe bakadusobanurira. Abakunzi ba ON TV and radio, ibiganiro byacu nakagaruka duhora tubazana udushyashya, ibiganiro byiza mujye mubibona murangize, ariko munatwire ko mwabibonye, mukanda kuri like, komantire zanyu turazishaka cyane, subscribe. Inkunga yanyu niyo kandi twizeye ko tuzabana neza, turabakunda cyane. Nakagaruka rero, reka tubifurize umunsi mwiza. Ciao ciao.